twongeye kubahereza ikaze mwe bakunzi b'ikiganiro berwa cyane cyane namwe bakunzi ba Family TV. Iki ni ikiganiro berwa nk'ibisanzwe, wa mwanya tubasha kureberamo ibijyanye n'imideli, wa mwanya tubasha kureberamo ibijyanye n'imitako ndetse ahantu runaka, wa mwanya tubasha kugira abatumirwa batandukanye aho babafite aho bahuriye n'ibijyanye n'imideli, yaba ari aba models, yaba ari abakunda kwambara wenda muri rusange cyangwa se no gusa neza. Akaba ari nawo mwanya rero tuza kubasha kureberamo ifoto yaba igaragara neza, ndetse tukaza kuza no kureba n'indirimbo ishobora kuba yarakunzwe, cyangwa se turebe indirimbo wenda abafana mwe mwaratwisabiye. Hanyuma rero tukaza kuza kureba ya foto yarakunzwe, niwo wa mwanya wa the surprise person of the week. Tubasha kuba twareba iyi foto tukavuga ati ninde ese iyi foto wenda abayohereje nabo tukabashimira cyane, tugashimira n'uwo rero wagize ifoto nziza, tukavuga tuti congratulations. Rero ikiganiro niberwa mukamuri kumwe nanjye Stina nk'ibisanzwe. Reka dufate akaruko maze tugaruke mu kanya. Turagarutse rero twongera kubahereza ikaze. Reka rero twongeye tutubibutse yuko ku munsi wo kuwa kane muri kino cyumweru turi kugenda dusoza, wari umunsi wa Sevalent, umunsi abantu benshi baba bategerezanyije amatsiko. Rero twakongera kuvuga yuko kuri iyi nshuro twavuga Kanye West yabashije kuba yategurira surprise Kim Kardashian, cyane cyane nk'umudamu uzwi cyane mu bintu bijyanye n'imideli. Rero akaba ari surprise nziza bakoreye hamwe na mugenzi we. Reka dufata akanya gato tuyirebeho gatoya maze tugaruke mu kanya. Romance isn't dead, people. It's alive and well and going ape at the E-Stars' houses. Kim shares her jaw-dropping V-Day present from Kanye, a room full of meticulously placed roses, with Kenny friggin' G playing his signature sax sounds. Kim's video of the moment also features a very proud Yeezy smiling off to the side. This is the face of a man who knows he's nailed it this holiday. His wife is impressed, to say the least. Best husband award goes to mine, she tweets. No big deal, Kenny G in my living room. Happy Valentine's Day. Kim also shares some never-before-seen pics of her and Kanye from early in their relationship. Over at Kylie's house, the mood is less smooth jazz, a lot. Rero murabibona imitako ntago byari byoroshye, amabuji ntibyari byoroshye. Byari ibintu byiza cyane. I hope yuko nawe udukurikiranye ariko byakugendekeye, basha ko baragwaye utu gift twiza, basha ko baragukoreye ahantu aga surprise keza cyane. Reka rero dukomeze turebe na couples ziganjije muri no mwaka wa 2019 kuva watangira, couple z'abajene bakiri batoye. Nicyo kintu navuga, n'abajene bakiri bato muri ugende mureba n'imyaka yabo. Abajene ubona bafite ukuntu bakunda ibintu bya fashion, ariko nanone mbere ya Sevalent bakaba baratangaje urutonde rw'abajene 10 bashaka bari muri donc couple nziza zagaragaye neza mbere ya Sevalent. Ni mukanya nanone.
yo kureba ako ka video gato ndize neza ko kabanejeje ariko navuga ati se nyamuneka nk'umubyeyi udukurikiranye we arumva umwana we wenda uri munsi y'imyaka 20 nawe ashaka kuba yafite umuntu bari kumwe bakishima iki ariko ntacyo buriya nk'umubyeyi udukurikiranye nawe arabizi nk'impanuro wahereza umwana wawe dukurikije n'umuco w'iwacu i Rwanda kuko buriya ngo agahugu n'umuco wako rero twarika dufata akanya gatoya twamamaze maze tugaruke n'umutumirwa ni mukanya. hasi Burayi ni mu mudugudu w'urukumbuzi Rio Institute ngaho abakeneye inyubako ziciriritse zo kubamo bahanze imitima bose cukubiri no guhora ubunza karago no guhangayikishwa n'ubukode maze wigire mu mudugudu w'urukumbuzi Rio Institute wigurira icumbi ryawe ubyo uryamuvimvire abagusuye bose baratira umudugudu w'urukumbuzi Rio Institute uramenye ntusete ibirenge udasanga birinze sinamenye bazi gucuze kandi ushyira igishyika kuko banki ukorana nayo yiteguye kugufasha upfa kuyigezaho icyifuzo cy'uko ushaka gucukubira n'icumbi maze ukajya gutura mu mudugudu w'urukumbuzi Rio Institute. Ukeneye kugira inzu yawe ugatandukana no gucumbika utizira yenze se reka da ku bindi bisobanuro duhamagara kuri telefone zigendanwa 0788 umudugudu w'urukumbuzi Rio Institute uherereye mu murenge wa Kinyinya ho mu karere ka Gasabo neza ku muhanda werekeza Kabano. Urukumbuzi Rio Institute inzu nziza nifuza guturamo. Rero umudugudu nta wundi umudugudu n'urukumbuzi umudugudu nta wundi nakwifuriza kuba wajya kwamo ahantu heza cyane cyane nkamwe noneho mufite amakwe ku bantu badukurikiranye bafite ubukwe bari gutegura mariage twababwiye ati nta handi hantu ho kujya kuba heza kandi hatuje kandi wumva koko uri proud of wumva wishimiye atari mu mudugudu w'urukumbuzi. Reka dukomeze rero tukaba turi kumwe n'umutumirwa tukaba tugize umwanya w'umutumirwa nta wundi ni ntago muvuga bitese yes ikaze muri studio za Family TV mu kiganiro BERWA. Murakoze cyane. Tangira twibwira noneho. Nshuti bakunzi ba Family TV ndagushimira Family TV yanyakiriye giye muri kumwe ubu ngubu nkaba nitwa Kabano Franco nkaba ari jewe nyiri agence twa Golden Models ariko nkaba ndi na president wa modo ku rwego rw'igihugu. Mu busanzwe rero nkaba nanjye narabayeho modo umurika imideli yaba kuri stage mu mafoto kwamamaza ibintu byo ariko nkaba narabihagaritse nkaba nsigaye nsa nkaho ndi umwarimu cyangwa se ngerageza gushakira isoko abakiri bato kugira ngo batere ikirenge mu cyanjye. Ubwo kugisha kuri ko bihagaritse narabihagaritse rwose cyangwa mbite mbivuga hano ko akantu nzikamwe kavuge ntacyo bitwaye. Okay Franco, basi twitubwire urugendo rwawe mu bijyanye n'imideli urutubwireho akanya gato ya wenda kuko turabizi neza ko hari abana baba badukurikiranye ariko bakeneye ko ubi inspiring sibyo bakeneye ko aba models babona Franco bakavuga se Franco wabigezeho biriya gute sibyo Franco wenda banakureba na skinhead bakabona style ibintu birakaze ni bimwe mu biranga umumanike sibyo kugira umwihariko we no kumenya ukuntu agomba gukora ibintu bye kandi turizana neza yuko uko bwije nuko bukeye duhora tubona amafoto yabasohoka still bigaragara nyine fashion industry ni ibintu byawe sibyo ngatubwiye muri rusange tubwiye noneho n'ukuntu wagize aho ba president aba models. Urugendo rwanjye ntabwo ari ikintu navuga mu minota 2 cyangwa 3 cyangwa 10 cyangwa se isaha ni rero ko nagerageza kuruhinga. Bwa mbere bitangira hari mwaka wa 2004 nibwo nari ntangiye secondaire. Ntabwo byankundiye ko nkomeza kuko ntabwo papa wundi niwe watumye mbijyamo kuko iwacu babonaga
nkora nk'ibindi bintu byo kutiyanduza, byo kwambara neza, nkaba nagiye muri salon nateguye, nkaba igitanda cyanjye gahora gishashe, kuko papa wanjye yari yabayeho mu Butaliyani, aza kuvuga ati uyu muntu ashobora kuba mu buzima bwe ikintu cya fashion aricyo akunda cyangwa se azajyamo. Ntabwo ibi rero banyemereye ko mpita mbijyamo kuko nari mfite abo tuzanye basanzwe babikora, ariko baranyegera bavuga bati banza ugende wige ubone diplome, numara kubona diplome twakubwira iki. Ubwo rero mu mwaka wa 2006 baje kunyishyurira training za mbere, ndazikora amezi 6, mba ndangije troncome, ndakomeza nagenda ndiga, hanyuma ndangije secondaire nibwo nabigiyemo neza. Navuga ko career yanjye ya modeling nayitangiye mu mwaka wa 2009, nza kugirirwa amahirwe cyangwa se kugirirwa icyizere cyo gukora muri Rwanda Fashion Festival ya mbere ya 2010, ari nacyo bitaramo navuga byabaye hano mu Rwanda bikomeye kugeza uyu munsi. Nakoze show nyinshi, nazikozemo nk'umumodo, nazikozemo nk'umuproducer, nazikozemo nk'uhagarariye abamodo, ariko nabwira ko mu mwaka wa 2010, 2011 show zabereye hano i Kigali ntazindi ndabona zimeze nkazo, kubera ibintu nka bitatu: imitegurire, abadesigner baje, izo show zari zindi yari Rwanda Fashion Festival edition ya mbere na edition ya kabiri. Nizo show navuga mu buzima bwanjye, uretse ndiyo nakoze Burayi nayo, uretse kuba excited yuko nari ngeze Burayi bwa mbere, ariko izo show ntagende ko ari ubwa mbere nari nkoze. Iyo Burayi yari ryari? Iyo Burayi ni 2017. Okay. Bo impamvu nayikoze i Burayi mvuga ko ni mu Bubiligi. Urumva nta muntu wese utifuza gukora cyangwa se kugaragaza imideli aho yahereye cyangwa higaragara neza. Naragenda yikora ariko ataravuga ngo ngende nagiye nk'umumodo cyangwa nshaka kuba umumodo, kwari kugira ngo ngire experience nanerekane ko muri Afrika hari abamodo beza. Nakubwira ko abari bahari babonye urugero nk'abari bahagariye Paris Fashion Week, bari bazi ko ndi umumodo usanzwe mbikora i Burayi, baraza baranyegera, ndabwira nti uyu munsi nibwo nafashe indege mu gitondo ndaza ingejeje hano i Burayi, n'ubwa mbere mpakandagiye, n'ubwa mbere ndefe banga kubyumva, bavuga bati ntabwo byumvikana byo dushobora kubona umumanike uri serieux ubikora neza ku buryo butangaje no kurusha abi Burayi. Baratungurwa. So rero navuga ko ntabwo nagiye nk'umumodo, ahubwo wenda nashatse kugira experience, kuvuga ko nabihagaritse yego, ariko ngize opportunity nk'iyo yongera amahirwe cyangwa se experience kuri jewe ndayikora, ko ntabwo mbari byo mbakize imbere. Franco, hari foto yawe yagaragaye uri Belgium muri kumwe na Delphine. Yaba ari yo foto wenda y'icyo muri icyo gihe cyangwa? Ni muri icyo gihe ni na Delphine ari mu badize. Kuko ndibaza neza ko iyo foto yabashije kuba yaciye ku mbuga nkoranyambaga cyane, abantu bari baza se Franco bya already sugiye gusigarayo bimeze bite? Oya, ntabwo ushobora gutatira igihanga. Genda intore sishobora kuhunga u Rwanda cyangwa ngende mu buryo butemewe ngo njye gusigarayo. So Delphine rero mu badize umwe mu badesigner nambariye. Ubwo rero ntabwo yari kumbona asanzwe nzi ngo agire undi mumanika afata, nubwo hari harabi Burayi amu present ko yari yizeye ko agiye ibyo nkora nawe professional yego. Okay. So rero navuga ko atari ibintu biba byoroshye, gusa ikintu nabwira abana batoya bashaka kubikora ntakihutire gushaka kuzamura impano ye cyane ngo yibagirwe kwiga, kuko kwiga nicyo kintu gishobora gutuma ufata umurongo mwiza w'ibyo ukora, kuko iyo usobanukiwe n'ibyo ukora bituma ubikora neza. Navuga rero ko ikintu cyamfashije ari kubanza kureka kwihutira gukora ibyo nshaka, nkabanza kugira urupapuro arirwo diplome. Franco, wenda wamugane ubagire n'inama urabwira ati cyangombwa no kubanza kwiga, kandi namwe mukagira donc identity, mukamenya naho muherereye kugira ngo ejo n'ejo bundi mubashe kuba namwe byabafasha no kugera kuri career yanyu, kandi bikaborohera kugira ngo ntago wajya byo wamugani i Burayi ngo ugende kujya gukorayo nawe ubwawe wenda uvuga ati sindarangiza kwiga wenda no mu rurimi pe, wenda haracyarimo n'ikibazo, byo nanone n'ikindi kibazo. Ni ikibazo kuko ntabwo ushobora gukora interview undi mutazi, kandi hari kugira ngo bakuzane umuntu gusobanurira no kubura umusitari utabaho, kuko biba bitwara amafaranga menshi. Birumvikana cyane nanone. Hanyuma Franco, wenda watubwira nko mu minsi ishize hari ikibazo cyari kiri hagati yawe na John. Ibyo ni ibiki? Tubwire, niyo mpamvu tugufite aha ngaha utubwire. Ntabwo navuga ko ari ikibazo mfitanye na John, kuko ntabwo ari jyewe, ahubwo agifitanye n'u Rwanda, kuko jyewe ntabwo nagiye nka Franco. Agifitanye nk'u Rwanda urashaka kuvuga iki? Ndashaka kubera ko ntabwo ari Franco, ntabwo ari jye wagiye nka Franco, ahubwo nagiye mpagarariye abantu. Urabona igihugu cy'u Rwanda
cyangwa se n'ikindi gihugu ntabwo gishobora kugufata ngo kikwevetsemo cyangwa se kiguhe ubushobozi bwo kugira icyo ukora ngo nurangiza usiga abagenerwabikorwa utwara abanyamahanga. Uko byagenze rero Minispoc yaramuhamagaye na Hulk bambera ko Kigali Fashion Week yasabye recommendation kubera ibintu irimo itegura kuko bazi ko njya nkorana nawe ndabwira ibintu nibyo ndabizi bamuha recommendation hatarashira n'amasaha ane nza kumva ko igihe cyakoze inkuru igaragara ko John agiye gutwara abarundi babiri n'umunyarwanda umwe bitanegera abahagarariye Kigali Fashion Week ko genda kirimo ndabwira ngende mubwire John ko leta y'u Rwanda ibinyujije mu bafatanyabikorwa bayo arizo nzego z'abahanzi zihari yifuza ko ahindura ibyo yakoze agatwara nibura abanyarwanda babiri n'umurundi umwe kuko urumva iyo mbishaka nari kuvuga nti cyangwa se iyo tubishaka twavuga tuti ntabwo dushaka twara abanyamahanga turashaka twara abanyarwanda gusa ariko kuko u Rwanda rwemera gukorana n'ibindi bihugu twaramubwiye tuti twara abanyarwanda babiri n'umurundi umwe. Ibyo rwose nta kibazo niho amakimbirane yavuye rero ntabwo rero navuga ko gifitanye amakimbirane na John kuko ndamuzi ndamwubaha yamvuzeho ibintu byinshi yarantutse yakoze ibiki ariko nta n'ijambo rimwe namubwiye uretse ukumwubaha kundi gusa nuko buryo ururimi rwoshywa n'urundi nanjye nari mfite ibintu byinshi navuga kuko nawe si shyashya kuva yakwinjira no mu 2012 ibyo yakoze si jye ubizi gusa bizwi n'abantu benshi ariko ntabwo najya kuvuga ngo byagenze gutya ni byinshi ntabwo najya kubivuga aha ngaha nta nicyo bintwaye gusa nawe igihe kizagera yigaye. Okay, Franco, urumva iki ni ikibazo abantu benshi bagiye babona ku mbuga nkoranyambaga bibaza se ni ibiki na Franco na John bibazwa n'abantu benshi cyane cyane wenda natwe turi mu bintu bya fashion bakabitubaza ariko ni byiza ko abafite ikibazo wenda tugizemo umwe ukabuhari we John already ngo ntabwo ari mu Rwanda urabizi. Hanyuma tubwire kuba John wenda icyo kibazo cyarabayeho sibyo wenda wegira wenda nk'ikintu ubwira wenda nk'abafana bawe cyangwa se abafana ba fashion muri rusange bamenye wenda ati ikibazo wenda nta gihari cyarakemutse bimeze bite. Giye nakubwiye ko nta kibazo kuko yanza kuba ngifite nanjye rero kwandika n'ibyo yanditse kuko nta ndusha kwandika nta ndusha kuvuga ariko naramwihoreye kubera ko giwe ndebe ibyo arimo nkavuga nti reka mwihorere igihe kizagera abone ko ibyo yakoze ari amakosa birangire. Umuntu ukunda fashion rero amenye ko nta kibazo mfitanye na John Goss iyo nkigira nanjye mfite social media zanjye mfite itangazamakuru nkora nanjye nari no gukora exclusive interview nanjye nkagira icyo mvuga ariko narabyihoreye kubera ko nabonye ko muri make sinahaye agaciro ibyo yararimo kuko giyewe shyigikiye ibyo nari ndimo kandi n'umunyarwanda wese wabyumva yakumva ko ntabwo nigeze ndenganya John sinigeze naramuvuga nabi nta nubwo natwaye izina ryanjye Kabano Franco iyo mbari ryo ntwaye nari kuvuga Golden Models ariko nagiye mvuga Rwanda Fashion Models Union mvuga Minispoc mvuga na Hulk. Ese ubundi harimo igihe mpungenge kuba iyo hagenda abarundi babiri hakagenda umunyarwanda umwe byari biteye n'icyo kibazo? Ikibazo nuko ntabwo abagenerwa bikorwa Kigali Fashion Week ntabwo ari Bujumbura Fashion Week nta nubwo ari Africa Fashion Week ni ukuvuga ngo niba ari Kigali Fashion Week izina ry'abanyarwanda duhuriyeho nk'abanyarwanda abwo nyine twega abanyarwanda nitwe abagenerwa bikorwa ba mbere gufata cyangwa se gusarura iby'abanyarwanda bavunikiye. Ntabwo rero byumvikana ko ushobora gutwara kuba ukorera mu Rwanda ugahabwa uburenganzira n'abanyarwanda warangiza ugateza imbere abanyamahanga usize abanyarwanda. Ngatubwire basi ku kantu gatoya ni uhe musaruro wagaragaye muri navuga ngo igikorwa uherutse gukora cyo gukora cyo kwakira aba models bashyashya guselectinga aba models bashyashya ni uhe musaruro wagize ubona? Iteka iyo wakiriye amaboko mashya akutiza umurindi umusaruro no kuvuga ngo imbaraga zariyongereye kandi imbaraga iyo ikintu ari kinini ntabwo ugikora umunsi umwe tugenda rero tukongeraho gake kugeza igihe natwe tuzatumbagira. Franco mu munota umwe n'igice ushaka kutubwira wenda ikintu uteganya bari aba models umaze kugira models benshi mu by'ukuri agence ifite models benshi cyane ko nta bitaramo bigaragara cyane every year usanga buri mwaka haba wenda nk'ibitaramo bibiri Kigali Fashion Week wenda Collective Rwanda wenda Rwanda Culture Fashion ese aba models kandi iyo turebye buri mwaka sibyo ngenda hari wenda ni ibintu nkunda gukurikirana cyane hari igihe usanga umudeli wakoze ubushize nawe wongeye gukora ubu ngubu ese ko ufite aba models benshi abo bana bazakora gute bazunguka gute? Hano hari ababyeyi bashaka bavuga ati umwana byo ni mujyana kwa Franco kandi kwinjira n'ubundi nabwo baragucaginga n'amafaranga ese uwo mwana azunguka gute?
Golden Models ifite show yayo yitwa Night Life Fashion Experience. Umwaka ushize yabaye gatatu mu kwa 10 iyongerwa mu kwa 12 inshuro ebyiri. Dukorana na Marriott, dukorana na Century Park, n'ubwo na Radisson Blu yinjiyemo. So Golden Models ubwayo ifite show zayo. Ni uvuga ngo niba umunsi twakoresha 20, ejo tugakoresha 30, ejo tugakoresha 25. Harimo abagenda bagaruka kuko ntabwo on change par l'équipe qui gagne. Buri munsi ugiye gukora wongeramo amaraso mashya. Ntabwo rero wafata equipe yose ngo ushire hasi uzamure abageze imbere ya kamera bwa mbere. Ugenda wongeramo gake gake ingona zirya bamwe abandi bambuka. Ntabwo rero najya kubabwira ngo abamanike mfite uyu munsi bose ejo nzabashyira kuri show bakore. Ariko uko iminsi igenda yicuma ko twebwe niba dufite ubushobozi bwo gutegura show yacu kandi nziza. Show umuntu wese yifuza gukoramo Night Life Fashion Experience. Mu kwezi kwa 12 konyine twakoze show eshatu. Uwahembwa amafaranga make yahembwa 125. Aho ugize biba hano mu Rwanda. So that's Golden Models. Umubyeyi rero ufite impungenge namubwira ko niyo twe tudakoze show dukora ama publicité menshi. Icyumweru cyashize n'iki ngiki tumaze gukora publicité eshatu. Izo zose zagiyemo zimaze gukora mu modoka 17. Ubwo ni yiha chance y'ifite ubwo bushobozi. Rero ntabwo ngiye kwigira igitangaza. Rero hano sasa amafoto ihitemo amafoto ushaka yari. Amafoto atatu, hari Sisi, hari Jessica, hari na Linda. Ifoto yose ko mbona komeye cyane. Burya rero ifoto kugira ngo munayihitemo arebe ibintu byinshi. Nyihangane rero mpamvu ndabizi hafi ya bose urabazi kandi. Ariko noneho hitamo ifoto ubona. Ngenda abona ifoto yahize izindi ni ya Sisi Ngabisha. Hari abantu bashaka kwibaza ati nuko Sisi muziranye cyangwa iki. Ko tuziranye. Ndebye niyo mpamvu naga nzumbinga ndebye byinshi burya kugira ngo ifoto ibe nziza ureba angle nyinshi zitandukanye. Ese kubera iki wenda ku bantu bari kubikurikirana nko kuri kuri screen kuri screen zabo ni kubera iki Sisi ino mask ya skinhead wenda kubera iki ariyo yiganjemo cyane ko mukorana cyane ubona ari nk'iki kimutera kuba umuntu uri creative kuri kuko inspiring wenda abakobwa benshi cyane reka mvuga muri model identification cyangwa se your identity ni ikintu gikora cyane. Ntukabone iteka muri nogosha gutya ngo ugire ngo nibyo kunze. I want to look different. Sisi rero nawe nuko jewe cyane najyaga njya muri casting ugasanga bahise bavuga ngo wowe jyara ku ruhande. I look different. Barareba amaso yanjye ameze nk'abashinwa bareba gapara. Bayakuye munsi bakayareba bandi kuko wambaye rinete. Arakagira nkusanga ngo ufite twiso tumeze gutya ariko tutwiso twanyamukije imipaka nka miliyari. Utu twiso twampesheje akazi. Imana aho bihabwa icyubahiro. Vuga Imana ni guha ikintu ntukakigaye. Franco urakoze cyane. Murakoze nawe. Twishimiye kubona namwe mu kiganiro berwa. Turizeye neza kubukurikira nitubamagara tuzabasha kubabona. Ndabashimiye cyane namwe nkabashimira na bagenzi banyu cyane na Family TV uburyo mudahwema guteza imbere creative industry cyangwa se uruganda rw'imideli. Nabasaba ko mutasimye ahubwo mwashiramo imbaraga bikakomeza bikazamuka kuko iyi ni imwe muri industry ishobora kuzamura igihugu mu buryo bwihuse kandi budatwaye n'amafaranga menshi. Wow, urakoze cyane rero Franco, twongeye kwishimira ko twari tubanye nawe.
rero twa turi kumwe n'umutumirwa Franco uhagarariye Model Union nk'itsinda ry'aba models muri rusange ariko akaba ari nawe nyiri Golden Models. Rero tukaba twari turi kumwe nawe tukatuvuye kumuherekeza tukaba twizera neza yuko kandi n'ababyeyi babashije kuba hari byinshi cyane babashije kuba bakumva kuri Franco uburyo ki yagiye atera imbere mu bijyanye n'umwuga wiwe. Rero reka dukomeze tukatugize mu mwanya w'indirimbo akaba ari umwanya tubasha kuba abatumirwa indirimbo ubwabo bisabiye indirimbo yabo cyane cyane nko twakomeje tuvuga ku bintu bijyanye na Saint Valentin. Indirimbo rero babashe kwa kwihitiramo n'indirimbo ya Ed Sheeran ndetse na Beyonce ni remix ya Perfect. Reka tuyirebe maze tugaruke mu kanya. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be your girl, you'll be my man. And I see my future in your eyes. Well, baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. She looks perfect. I don't deserve this. You look perfect tonight. Rero turizera neza yuko Perfect ni indirimbo yabashimishije cyane. Wenda hari n'abantu bakiri kwenjoyinga ibihe bya Saint Valentin batabashije wenda kuwa kane kubona umwanya ariko bakaba bakiri kubyenjoyinga. Rero cyane cyane ko turi no muri weekend. Reka rero dukomeze mu kanya turi kumwe na Franco twabashije kumwereka amafoto ukuntu yagiye acaho indi ifoto rero yabashije kuba yatorwa ni Sisi Ngamije. Rero umunyarwandakazi uri gukora cyane mu bijyanye n'imideli ndetse uri no kugerageza gushyiramo imbaraga kugira ngo abashe kwambuka imipaka cyane cyane arebe uburyo kinawe izina ry'ibijyanye n'umwuga we nayo yawuteza imbere. Rero ifoto akaba ari Sisi, tukaba twakongera kuvuga ngo congratulations kuri Sisi kandi courage mu byo uri gukora byose. Ikiganiro rero cyari BERWA, ikiganiro gihora kiba buri wa gatandatu isaa 10 ndetse na buri wa kabiri isaa 12 ku mugoroba. Rero mukamwari kumwe nanjye Stina. Ushaka kwamamaza, ushaka kugira ngo ibikorwa byawe tubashe kuba twabimenyekanisha, nta handi heza waca ni kuri Family TV. Rero ikiganiro nakagaruka, mwari kumwe nanjye Stina. Ciao ciao.